ambwira ngo ari muri Amerika, Imana yaramubwiye ngo genda ugura ibitenge, ufate ishati ugenda upimishe kuri uriya muntu nk'uko yakubwita genda upimishe kuri David niwe mugendanaga kenshi. Hanyuma yamubwira ngo kandi ugende mu Rwanda ubitwaye, nugera mu Rwanda nzakwereka umuntu biha. Arangije agatubwira ati none ndi hano mu masengesho turi gusenga, Imana yambwiye ngo nyiri ibitenge n'uyu nguyu, igihe kirageze ngo mwubakire urugo, ibitenge nimumwihere. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinakera, ntago ari kera nejo bundi. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Yes, ni gutya dutangiye n'igitwenge cyinshi cyane kandi ni gutya dutangiye n'igitwenge cyinshi. Ni gutya twitangiriye. Yes, bakunzi ba Concorde TV show, turabasuhuje muri hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Ndimo ndaseka cyane kubera nibera hamwe na Claudine ntitwaherukanaga. Reka abantu bakanze subscribe tubashimire, nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwa mbere ukaba ugiye kuyikanda ukadushyigikira tukaba umuryango mugari. Imana y'amahoro iguha umugisha. Claudine uraho? Neza. Nababwiye ko ntazajya mbicisha irungu. Ubu hano nicaye ni mu mudugudu wa Rebero, mu kagari ka Cyanya, mu murenge wa Cyuve, mu karere ka Burera. Naje gusura umukozi w'Imana ufite amavuta menshi cyane cyane cyane, amavuta y'Uwiteka. Ni ukuri iki kikubwira umuntu uri amavuta y'Uwiteka, icyambere arangwa no guseka. Urumva, arangwa no guseka. Niyo mpamvu rwose Claudine yishimye cyane. Claudine ko yishimye cyane byagenze. Ikintu kinsegeje nuko navuze ko dutuye mu karere ka Burera ka Musanze. Ntago ndabikata. Ariko rero hano umva umva hano ntago njya nimvisha ko ari muri Musanze, sinzi impamvu. Urakire. Dutuye mu rugabaniro rwa Burera na Musanze, ariko dutuye mu karere ka Musanze. Yego, niyo mpamvu kenshi sinzi. Niyo mbwiye umuntu wongeye kwa Claudine njya ngo ngiye mu Gahunga. Urumva? Niyo mbwiye umuntu wongeye kwa Claudine njya ngiye mu Gahunga. Hano rero kwiyumvisha kenshi ko ari muri Musanze, umva bijya binanira kabisa. Nivugiye ko ari muri Burera. Ntari Burera abana ababyeyi bakaboneraho. N'ubundi ntaha hirya. Muri se ni muri metero zingahe? Ni nkeya cyane. Kuko hirya ni mu murenge wa Gahunga. Yego. Ntago ndi kudefanda hano ko ari muri Burera, ahubwo ndi kuvuga impamvu nabyiteranyije nuko byegeranye. Nusabwo navuze ko ari Rubavu cyangwa muri Rutsiro, navuze Burera kuko byegeranye cyane. Claudine kata dusenge gutya nibagiwe nkibeshya akarere, naza no kwibeshya ibyo ndakubaza. Ni karibu bicisha bugufi dusenge. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko duhaye amahirwe meza yo kuramuka,
tukaba tugeze iyi saa turi amahoro himbazwe. Tugushimiye ko uduhaye aka kanya keza ko kubana nawe, nabwo izina ryawe nirihimbazwe. Tweze udutunganye utubabare uko watubonye kose, niwamara kutweza urukubane natwe muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka urukugota impande enye z'aha hantu turi, kandi ibi biganiro turagiga Mana bibe ibyo kuguhesha icyubahiro, kandi bibe inkomezi ndetse n'umutima n'impamba bizageza ku musaraba ubwoko bwawe. Urakoze Mana, abantu bose badukurikiranye ubaha umugisha, kandi amatabaza yabo ahore yaka. Uwiteka ukomeze ubakomereze amaboko, abafite uburwayi bakize, abafite ibibazo baruhure, abafite intimba n'agahinda bose ubagereho muri aka kanya, kubera ko umurimbyi wa 99 yavuze ngo mu gihe hagize ikintu cyiza ngo kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri uru rugendo mfite, ngo uzaze uca umugozi uzabumbosha umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Umuntu wese udukurikiranye isabanza uca umugozi umubosha umutima, umugozi w'ubushomeri, umugozi w'uburwayi, umugozi wo kutabyara, umugozi wo kudashaka, umugozi wo kudahirwa, umugozi w'ibihombo, imigozi boshe buno bwoko bwawe uyice, kugira ngo Mana nyingabo bagukoreye banezerewe. Urakoze nyingabo Imana, duheje imyuka mibi, duheje gukora kose kumwanzi bitavuga Imana biduhunge, ineza yawe twomeho, amavuta manuke, mwuka wera manuke. Urakoze nyingabo Imana, komeza ubane natwe, uganze utegeke muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nige na byose Korodina makuru nemeza. Twarukanaga tariki 7 z'uku kwezi kwa 9, we wadusuye mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Nanjye umunsi naje kukwishyura mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze. Rero nagafasha ntago nzitiranyije na Burera. Ajyavuga rero ngo ifuni bagara ubucuti yego nakarenge cyane. Nakarenge no mpamvu naje kugusura. Wakoze nawe warakoze cyane ubushize. Yego ushize waraje uranyihanisha. Anye nca bugufi ndihana ngo ntabwo njya nshyiramo indirimbo ukunda. Yego nanjye umunsi mfite akantu ndakwihanisha. Kodi karame cyo wambeshye ko wambaye ibitenge. Aheza nakubeshe ngo iki? Nakubeshe ngo iki? Akenshi ndi corona bihera to. Ariko indirimbo nahimbye yavuga ngo abasore baribwira ngo bazambara amakoboyi, abagabo bakibwira ngo bazambara amatisi, sibyo ababyeyi bakibwira ngo bazambara imikenyero. Iyo rero ni imyenda tuba tumenyereye ko yambarwa n'abagabo, indi kambarwa n'abaki gutyo n'abagore. None Korodi ko bwa mbere nabona wambaye igitenge wateze gutyo, kandi nkaba nzi ko ari iby'abagore. Korodi wabaye umugore ryari urabisha? Ngaho nicyo ubwo imyenda nambaye yambarwa n'abagore. Yambarwa n'abagore ibi bitenge gutyo bagatega gutyo. Nari nkumenyereye mu kajipo mwikanzu. Hari umukobwa witwa Gisa w'umuhanzi yarambwiye ngo uzajye ugacangaranya abazimu. Yego ubusuganyumvise gucangaranya abazimu ngo ni Gisa w'umuhanzi abikubwiye. Yego ducangaranya abazimu, ubundi hari kuntu dayimoni zikakubwira ngo ntuzashaka. Avuga ati Korodi dushingiye ku kuntu usa, ku myaka ufite, ku gihe umaze, ku isura ufite no ku magambo bakuvuga, uzapfa udashatse. Kugira ngo umucangaranye uzaga kumwereka ko no kuba umugore byakubera. Yego ubu dayimoni yagwengeye. Dore kigwenyere harahepfo yapfuye ya kidayimoni kigwenyere hariya. Yewe we hari n'umuntu watubwiye ngo ni Theo w'umuhanzi yavuze ngo abantu bo barareba bakabona ibyiza atari wowe bikwiriye. Ubu si kuba nambaye igitenge napfuye? Oya nibikubereye se. Turarangiza gukora ikiganiro se nje mu bitaro ngo nuko nambaye ibitenge. Wapi abantu babonaga ibyiza atari wowe bikwiriye. Imana yo ngo yakwitegereza ngikabona uruti bishongore, ngikabona uruta bikwerere, ngako kanyi kakwemera, ngigahita ikwemeza n'abantu. Niyo mpamvu nanjye nemeye. Niyo mpamvu rero nanjye nashizemo agatenge. Nta myenda zitakubera wazambaye, upfa kuba wazambaye
mbese yari Imana yaziguhaye, reka mbivuge gutyo. kuko narebye mbona uraje turi gukorana ikiganiro n'ibitenge kandi nzi ko hari iby'abamama, ndeba mu rutoki rwa kabiri ku kiganza cy'ibumoso mbona nta kabirangaga mbona nta kantu kariho. Yego. Vuga ni rose Claudine yarishingiye nese ko ndi kona n'ukuri pe abenshi bambara ibyo ngibyo naba bagiye gusohoka mu rugo kwa kundi nyine urugo rumazemo nk'icyumweru abantu baje kumusura ni gutyo baba bambaye. Okay, njyewe rero naje kubereka yuko nta myenda n'imwe umuntu atemerewe kwambara keretse nyine zidahesheje Imana icyubahiro, naho ibindi Imana irabyemera cyane. Jewe ndi kubona cyanditseho super. Iki gitenge cyavuye muri Amerika. Cyaje n'indege? Mu ndege kandi si urwenya konkoro. Hari igihe umuntu avuga ibintu cyane nk'abahanuzi, akavuga ati abahanuzi bari inyemeraga bavugagwa ubuhamya butari bwo kugira ngo bikunde byamamare. Njyewe narasenze umunsi umwe, Imana ikambwira ngo ndirahenda Uwiteka ngo nkubakiye urugo ngibiki n'ibiki. None umunsi umwe nivugira ibintu ndi no gukina. Avuga ati ariko sibwo umuntu yaba umugore nta n'igitenge afite kugira nemere kuri Imana ivuga kandi ibi bintu uzanabikora uzanyeke ikimenyetso. Umunsi umwe nigiga gusenga ngera umuntu nkuko naza kugusengera wowe Concorde. Hanyuma ngezeyo nsanga hari umumama wavuye muri Amerika waje mu urwo rugo nagiye gusenya mubwo nyine urumva n'abantu bifite. None turasenga dutashe aragenda asohora varize afatamo imigura ebyiri z'ibitenge. Kino nambaye binadoze gutya bingana binameze gutya nabyambaye, ntabwo nigeze nsubishamo ishati cyangwa ngo nyigabanyishe, ni gutya byari bingana. Ampa n'ikindi gitenge kidakase nyine n'ubundi kirimo ibihwanye n'ibi, ampa n'inkweto. Arambwira ngo ari muri Amerika Imana yaramubwiye ngo genda ugura ibitenge ufata ishati ugenda upimishe kuri uriya muntu nkuko yakubwita genda upimishe kuri David niwe mugendanaga kenshi. Hanyuma yamubwira ngo kandi ugende mu Rwanda ubitwaye, nugera mu Rwanda nzakwereka umuntu biha. Arangije agatubwira ati none ndi hano mu masengesho turi gusenga, Imana yambwiye ngo nyiri ibitenge n'uyu nguyu, igihe kirageze ngo mwubakire urugo, ibitenge nimwihere. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinakera ntago ari kera neje bundi. Hoya rega dukwanya ibiganiro byinshi ariko nibwo bwa mbere waduha ayo makuru pe cyane. Nuvuga ngo none se ukuntu bigukwiye pe wagira ngo waragiye umutayeri aragupima neza. Wapimye yabizanye gutya mbyambaye. Anabimpa abantu twari turi kumwe baravuze bati ntago Imana yaba yabikoze. Ntago twabyemera dushingiye ku kuntu bizanye ungana, byakwanga byakunda ntago ari wewe wabyidodeshereje kuko yarananutse cyane. Banje bavuga ati Claudine genda wambare nibikujya mu turemera ko ari Imana yabivuze, byambaye binjamo guca. Kanya turafata utundi tuntu uhagaze abantu barebe wewe. Nshatse kubabwira ko nta kintu na kimwe Imana itaguha, nta kintu na kimwe Imana idashoboye, nta kintu na kimwe Imana idakora. Niba Imana yafashe umuntu ari muri Amerika atazi isura yanjye, atazi izina ryanjye, akagura ibitenge akabitegera indege akabizana bikangeraho ngiye Claudine wo mu mudugudu wa Rebero kuhazi mu mabuye, umunsi umwe uzereka n'abantu yano mabuye niho twicaye aha. Bikava muri Amerika bikaza mu ndege bikangeraho hano. Uri kugira ngo kuza kuguha ikibanza byayinanira? Oya. Kuza kuguha etaje se byayinanira? Oya. Kuguha umugabo mwiza se cyangwa umugore mwiza byayinanira? Ntago yakwima minervari z'abana bawe, ntiyakwima ubwenge ku bana bawe, nta kintu na kimwe Imana idakora. Ikintu abantu babuze no kwizera. Iyo wizeye ko Imana ishoboye irabikora nyine. Igitenge cyadodewe muri Amerika. Muri Amerika. Umva nanjye nshaka costume de mu Butaliyani. Kandi warategetse uti nshaka ko niba ari wowe uvuga ko uzanyubakira urugo unyereke ikimenyetso, nta mugore wabaho nta gitenge agira, kandi sinzajya mu isoko ngo mbyigurire. Ubukwe buraje rero Claudine ndaba ndi guhimba indirimbo. Yayindi azaba ari indirimbo mbere. Ntabwo ujye ubeshya se? Yego. Iyo nzayigira ariko hari n'indi mfite nahimbiye abageni nzahinduramwe amazina cyangwa nzaguhimbira kawe gashyashya gusa. Ipfa kuba ari nzeza uzacuranga rimwe iyo ngiyo nyumve. Ngiye kuririmba gatoya kuko ndi kubona ubukwe bwawe umva bwaje ndi kubona budatinze. None se nyine kwibimenyetso sibyo
ibimenyetso ko byabonetse nyine uwagira ngo dushidikanye. reka nk'uko iyi mpeta mwambikanye ifatanye, abariko namwe mubu mubiri umwe, mubitabaza mumurikire bose, urubyiruko rwose ruzifuze guca mu nzira namwe mwanyuzemo. ubwo igisigaye ni ukumenya izina rya sheri wawe ubundi nkayakubitamo. usenga Imana imunzane ndetse nkubwira. naza yitwa Jean Claude nzahita mbikubwira. izina ubwo tuzaribona. uzahita urimbwira kabisa ndishyiremo cyane. uzahita urimbwira rwose izina ndishyiremo. yego ubundi mu bukwe bwawe kandi buje vuba ngomba kuzakuririmbira kabisa. yego ngomba kujya mu nganzo kuko byo byaje ibimenyetso byagize ibimenyetso byaje aba ari sawa. we Claudine we bugire buze vuba. igitenge cyo muri Amerika. ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo usezeranye umuntu superi ngo umuhe musazi oya, cyangwa umusezeranye ibaze ngo umuhe rondoni oya. nukuri Imana ishimwe pe. yego ewe we ngiye kukwishyuza ibyo wampanuriye, ariko niyo nagize ko byende wamanuriye bizaba byasohoye iki gihe, ariko ndategereje. ariko nanjye ikimenyetso narakibonye. yego nukuri pe. ukimara kumpanurira bya bindi hari umuntu wanyandikiye message igaragaza yuko ibyo wampanuriye bitazatinda. nkunda njyewe nezezwa no kubona umuntu yasubijwe. rero biranejeje. cyane twumvise ikiganiro turasenga urampanurira ibyo wampanuriye ntago birasora iki kimenyetso pe. areka agacu warakabonye. yego agacu ko gusubizwa nahise nkabona. akere cyubahiro mana. Mana yacu ishimwe mana we. Saga ndahera kode twakwigira mu ijambo ry'Imana. akibazo nukuri hari ukuntu tujya tuniga ijambo ry'Imana ugasanga ngo mu minota mikeya dusigaje ngo reka ngo 5 ngo tugire ute bigatuma umuntu atagira ute atisagagura. kandi noneho mu ijambo ushobora gutangamo ubuhamya bitewe n'ibyo uri gusoma. ushobora kugira ute ubwo ku mwanya w'ijambo ry'Imana tuze kuwuha igihe kirekire nk'iminota 30. yego ni karibu. we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba. mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba. we bwira Yesu byose, n'inshuti yawe ibikubabaza. yenga arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye. kuringa arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye. kuringa abaremerewe ntibiruhanya, babwire ko Imana ubahumurize utumukiza amara agahinda. yenga ubahumurize utumukiza amara agahinda. kuri abafite uburwayi ubahumurize utumukiza amara agahinda. wewe nk'abafite ubukene ubahumurize utumukiza amara agahinda. wewe abari mu bukode bose utumukiza
amara agahinda none yewe ababuze abakunzi bose utumukiza amara agahinda kuri ababuze urubyaro bahumurize utumukiza amara agahinda yewe ngo ubahumurize utumukiza amara agahinda kuringa abahinzi bose utumukiza amara agahinda ewe abacuruzi nabo bari guhomba utumukiza amara agahinda kuri borozi bose utumukiza amara agahinda uringa abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yewe ubahumurize utumukiza amara agahinda yewe ngo ubahumurize utumukiza amara agahinda none mwirinda. Haleluya, amen. umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo wowe mutima urira ngwino kwa Yesu, ntujye kwa Korodina nta kintu yagufasha, ntujye kwa Konkurode ushobora kuhagera ugasanga kamera yahiye. Aravuga ngo genda kwa Yesu niho hasendereye amahoro, kwa Yesu niho hari ubuzima bwiza, kwa Yesu niho hari imyambaro. Aravuga ngo ngwino kwa Yesu niwe ukiza indwara, Yesu niwe umara abantu imibabaro, ngwino kwa Yesu niwe ugira amafaranga yunguka, ngwino kwa Yesu niwe ugira ubuzima bwiza. Haravuze ngo weho mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe yose uyamubwire, mubwire buhora ibikubabaza ibigutera, ngo kandi ntugire ubwoba ndetse ntunarire. Aleluya, amen. yego, ntugire ubwoba ntunarire. Niba ari imyambaro ushaka ngwino kwa Yesu arazifite, niba ari umugabo ushaka ngwino kwa Yesu afite abahungu benshi, niba ari umugore ukeneye Yesu afite abagore benshi beza, niba ari amakampani menshi ushaka gukorana nayo Yesu afite ubwo bubasha, niba ari amadolari ushaka Yesu arayafite, niba ari amayero Yesu arayafite. Ushaka kwivuriza kuri MMA Yesu arazifite, ushaka kwivuriza kuri Rama Yesu arazifite. Ngwino kwa Yesu, amakuba yawe yose uyamubwire. Ni inkweto nziza ukeneye bwira Yesu, umurima mwiza bwira Yesu, abana beza banatsinda bwira Yesu, ngwino kwa Yesu. Aravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaje n'ibigutera byose ubimubwire Konkoro, ntugire na kimwe usigaza. Ntacyo ndasiga. Niba ukeneye ifiriti yibwire ko ibirayi bitihindura ifiriti nta mavuta wasizemo. Niba ukeneye kawunga yibwire ko kawunga itayijya yonyine nta mboga. Bwira Yesu byose ni inshuti yawe byose. Korodina ushobora kumubwira bityo ukavuga uti bino nimba mubwira arandogesha cyangwa aragenda aramvuga, ariko Yesu we mubwire. Niba na bya bindi wawe byaranze nyine bwira Yesu. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ntate guteza rubanda, Yesu ntiyakuvuga, Yesu ntiyagutaramana. Bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Ngakundaga gufasha n'abashavuye Konkoro, bivuze ngo ubuzima urimo niyo nzira yonyine Imana izacamije kugutabara. Icyiciro urimo nicyo cyonyine Yesu azacamaje kugutabara. Yavuze ngo akundaga gufasha abashavuye, kandi koko nibyo. Ufite etaje si yaza kuguha iyende, reka izaza kureba wa wundi uri mu ikode imuhegeze etaje. Ngakundaga gufasha n'abashavuye, ngo wizere ijambo rye nawe nturire, uyizere uyu mwanya wa none. Umuririmbyi arongera agavuze ngo bwira abaremerewe n'ibiruhanya bose babwire ko Imana yabaruhura. Uranyumvira? Ubahumuriza utumukiza amara agahinda none mwerera. Bivuze ngo genda kwa muganga ubabwire ngo ngiye uri hano, nimba Imana yarankijije indwara namwe kubakiziga bishoboye. Genda ubwira abagabo bose batari bubaka ubabwire ngo Imana yanyubakira urugo ikama n'abana namwe kubaha abagore irabishoboye. Genda ubwira urubyiruko ko gutanga imyenda myiza kubera ko yaziguhaye nabo yashobora kubiba. Yavuze ngo abaremerewe n'ibiruhanye ubabwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza amara agahinda. Uyirira Konkoro, uziko Imana imara agahinda.
ukuri narabibonye ndi umugabo wo kubihamya. siko Imana imara agahinda. Ni ukuri. Uzi ko uba uri mu kazi bakakwirukana bazi ngo buraca wapfuye, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye uzarya ibijumba byonyine nkurinde bwaki, urye dodo zitagira amavuta ariko nkurinde bwaki, ikakubwira ngo mwana wanjye nurya n'ibitarimo umunyu ntuzadwara korera. Imana Imana imara agahinda. Haleluya. Imiryango ikakwanga, Imana ikakumara agahinda, ukarira, Imana ikakubwira ngo igihe waririye kirahagije, noneho nje kugusetsa. Siko Imana yambika. Imana imara agahinda. Agahinda ko kwambara ubusa Imana irakamara, agahinda k'ubushomeri Imana irakamara, agahinda ko kwangwa Imana irakamara. Imana imara agahinda. Nimuhumure mwa bantu mwe mwese munkurikiye, yaba umugabo yaba umugore yaba umusore yaba umukobwa, nta kigeragezo na kimwe Imana itagukuriraho, nta gahinda na kamwe Imana itakumara, nta marira namwe Imana itaguhoza. Imana irashoboye. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasanga mu Bacamanza ni umurongo umwe wenyine tugiye gusoma, twarangiza kuwusoma tugasenga Imana, tugasengera abantu bose bafite ibyifuzo, abafite amaganya, abafite agahinda, tukabwira Imana ngo nizibamara agahinda. Yego. Ko rero uri kurangara cyane nicyo kibazo. Oya nteze amatwi, si mu Bacamanza wavuze? Tugiye gusoma mu Bacamanza. Yego. Amen. Amen. Niturangiza gusoma mu Bacamanza ni umurongo umwe turasoma niko tuvuze. Hanyuma nitumara gusoma uwo murongo turahita dusengera abantu bafite ibyifuzo n'ibibazo n'amaganya. Hanyuma nibirangiza duhite tugira ute dutaha. Turi butinde abantu, ngewe kera nagiraga amagambo menshi, ariko ubu ngubu nayihannye ndavuga ati kabyikuremo. Abacamanza twavuze ngo Imana imara agahinda. Abacamanza ibice ni 4. Yego. Turasoma umurongo wa 10. Bacamanza ibice bine umurongo wa 10 na 5 na 15. Ndawizomera ntabwo uransomera. Yego nagize nkwereke ko ntarangaye. Abonye ngo ntarangaye. Asha nanjye nagezeyo nubwo byari biruhije cyane, ko nagezeyo. Yabigukoreyera. Umva ukuntu havuze. Yego. Tugiye gusoma igitabo cy'Abacamanza ibice 4 umurongo wa 15 wonyine. Yego. Niturangiza turagira ute turasengera afite amaganya ibyifuzo bose. Haleluya. Amen. Savuze kurasoma se? Nagiye kugusomera uranyangira. Hari amagambo avuze ngo Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Twakiriye neza amagambo y'Imana. Dushimiye Imana. Aya magambo yayumvise cyangwa ntabwo yumvise? Ikamubwira ko nayumvise. Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Ntabwo byantungurana, kera warasohoranwaga. Nayumvise we. Kera ariko ngo hari ukuntu ngo wambaraga urupira ngo rumeze nk'uruteteye, ngo rumeze rugeze ku mavi, ubwo ukaba umupira gukaba n'ikabutura. Ngewe oya. Noneho ngo iwanyu ngo mwaba mwatetse nk'impungure n'ibihaza naga n'ibidodoki. Abantu benshi hari igihe bagabimenya, nuko ngo ukazaje ugabifata ngo ukashira muri rwa rupira. Ngibyo ntago byambayeho. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana. Yego. Twari turi kuvuga ngo wowe mutima urangwe no kwa Yesu. Niyo ndirimbo twahereye. Hanyuma rero rino jambo rifite intego ivuga ngo nta gahinda na kamwe Imana itamara. Ubusoga byumvise kongro? Akanjye ikamare saa 9 kabiri. Nta gahinda na kamwe Imana itamara. Ako kubura urubyaro yakakumara, yigeze ikamara n'umubyeyi witwa Hana, ngo yari afite agahinda ku rwego yagiye gusengera mu rusengero ameze nk'ikiragi. Abandi bakaryama wakazinduka akajya gusenga, ngakinginga umwami ngamufasha, umwami akanga kumufasha, ngo umugabo we yabura uko ibigenza akamubwira ngo humurire nzakubera abana bose wari kuzabyara, kandi avuye kwa Penina. Urumva abantu sha
akamuta mu nzu iwe, akagenda kandi amubwira ati humura nzakubera umugabo, nzakubera abahungu bari kuzabyara, nzakubera abakobwa bari kuzagira, nzakubera abuzukuruza, agahita yigira kwa Penina. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe ngo anasenze, anagize ute we asenze, ngo anasenze Imana irururuka, ngo yururukira mu mwami wari waranze kumuha intego ushaka kumuvuganira ku Mana, ngaramubwira ngo nshingiye ukuntu ndi kukubona, ngashingira kumbwiye ko utasinze, ngashingira kumbwiye ko ari ibibazo, genda icyo waje gusaba Imana ikiguhe. Ngo hano ageze mu rugo atwita Samweli. haleluya. Imana yigeze imara agahinda umubyeyi witwaga Aburahamu ndetse na Sara. Ngaba bantu, ngo Aburahamu yitwaga Aburamu, ngo n'umugore we akitwa Sarayi. Hari igihe kimwe ugira agahinda kakakwita amazina iwanyu batakwise, siko utanyumvise. Nabyumvise nuko Yego sha. Agahinda kakakwita amazina mama wawe atakwise, papa wawe atakwise, nyogokuru wawe atakwise, akagahinda kakayakwita. Uzabimbaza umunsi umwe nzabikubwira. Agahinda mbese kakakwita amazina, abantu bagatangira kukubona ukuntu unanutse, ukuntu wazanye uduheri, kandi niko gahinda kawe katangira kuvuga bati dore akadwayi ka sida, dore kakandi warangiza wakwibera keza ukuntu bati dore kakara, yewe ni amafaranga yo kwa Konkorode yamugize kuriya. Agahinda kakakwita izina. Ngo aka gahinda rero ko kubura urubyaro kari karisi umugabo witwa Aburamu, ngo noneho ko arongera agafata umugore witwa Sara, ngo kamwita Sarayi. Ngo umunsi umwe ngo bakiriye abamarayika 3, ngo Imana ibamara agahinda we. Haleluya, amen. ngihita bakubita umwana witwa Isaka. Ngo Isaka avutse amazina arahinduka, agahinda karibwiriza karagera. Ngo bitwa umwe yitwa Aburahamu, undi yitwa Sara. Haleluya, amen. nta gahinda na kamwe Imana itamara. Ntako. Suko mutabyumvise. Ntako. Nta gahinda na kamwe Imana itamara. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwaga Namani, ngo yarari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Uranyumvira we? Yarari umugabo w'ingabo z'Isiriya. Bibiliya iravuga ngo iyo abantu bajyaga gutera, cyangwa ingabo ze zajyaga gutera, ngo uyu mwami w'ingabo z'Isiriya ari we wabigizemo uruhare, ngo zaratsindaga. Ngo ariko iyo yabaga atari yavuga zaratsindwaga. Urumva? Ngo ariko yari afite ibibembe n'agahinda, yari yarivuje ntako atagize, ariko agahinda kamwemerera kubana nawe. Yajya ku meza agasanga ibibembe birahari, yajya kuryama agasanga ibibembe byamwitabye, yajya mu nama bakamubwira bati dore nimba ibi bibembe byawe byarafashe ijisho, nimba ariko ntago bireba Korodina, ariko ngo yagiraga ibibembe. Ariko umunsi umwe ngo bazana umukozi wo mu rugo. Haleluya, amen. ko bazanye umukozi wo mu rugo, ngo kandi uwo mukozi yarari umunyagano, ngo baramunyaze mu gihugu cy'Isiriya. Bibiliya iravuga ngo uwo mukozi yitegereza sebuja, ngabwira nyirabuja ati bino bintu hari umuntu bivura, uri mu mwuka w'Imana, aho wakwikubita hose, aho wajya hose hari Imana imara agahinda, kandi na boss yamumara agahinda. Reka nkwereke iyo Mana ngiye kukurangira. Iherutse kuvugana n'umugabo witwaga Elisa, inzara yarateye muri iki gihugu, ngo nuko babwira ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifunge zizagura shekeri imwe. Agahinda k'inzara kararangira, none ntabwo inkwinginze ngo ujyane na bosi, agahinda k'ibibembe karangira. Bibiliya avuga ngo bageze ute? Bahageze. Ngo umugabo witwa Elisa yamubwiye ati genda widubike mu mazi 7, nurangiza uravamo. Ngo nuko yidubitse 7 ibibembe birakira. Nta gahinda na kamwe Imana itamara. Niyo ntago y'ijambo ry'Imana dufite. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana, ntago navuze ngo ntago ndatinda, ariko ngeraga amagambo menshi ngewe. Nicyo kintu abantu banziho. Bakora amagambo yo kuvugiye. Nicyo kintu abantu banziho. Ngo Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Amen, amen.
uyu mugabo witwa Baraki, dusomye umugabo witwa Baraki, dusomye n'umugabo witwa Sasera. Nawe sibyo wumvise? Uyu mugabo witwa Sasera reka bari we duheraho. Yarari umukozi w'umwami witwa Yabini. Sikutabyumvise. Yabini. Ubundi hari ukuntu abami babaga abami ku izina. Urugero nk'ubu hari umuntu uri muri Amerika utari wafata amafaranga y'amadolari. Atazi ngo n'amadolari gasute. Ariko twebwe turi mu Rwanda tuzi ko abantu bose bari muri Amerika bafite amadolari. Yego. Ubuzumu mwabyumvise? Hari n'ukuntu umuntu wo muri Amerika guhamagara ugahita wishima ukavuga uti buri ibibazo nari mfite byose birangiriye ahangaha. Kandi nawe wenda ni nyagupfa nkawe. Noneho hari abantu benshi bazi ko mu karere ka Musanze ariko akarere keramo ibirayi, nta muntu n'umwe utuye mu karere ka Musanze utazi ibirayi. Ariko hari umuntu utuye mu karere ka Musanze ushobora kumara n'umwaka atari ibirayi. Ubuse murabyumvise? Haleluya. Amen. Noneho rero ngo hari umwami witwa Yabini, ariko Yabini ngo yari Yabini wo kwisura no kwizina, ari umwami wa Kanani, ariko ngo nyine nta kintu yashoboraga, ahubwo yaga afite umurwanyi witwa Sasera w'inshakura. Ngo Sasera yagakubitaga umuntu agahita arambarara. Sasera yagavugaga rimwe umuntu agacika intege. Sasera ngo abantu bose baramutinyaga. Haleluya. Amen. Ariko ngo umunsi umwe uyu mugabo witwa Baraki twasomye ngo yarari umwami nawe w'Abisirayeli, cyangwa se ari umurwanyi w'Abisirayeli. Igihe Abisirayeli bahagurukaga muri Egiputa bajya mu gihugu cyitwa Kanani, bageze mu nzira bahura n'umwami w'umunyekanani witwa Yabini ndetse na Sasera. Hanyuma rero ngo uyu Baraki ngarabarwanira ikubiranga ngadwana imyaka 20 yose. Nababwiye ngo nta gahinda na kamwe Imana itamara. Ngarwana imyaka 20 yose byaranze. Ibaze kuva mu mujyi ukaza ukagera hano nta tike nguhaye, nta mazi yo kunywa nguhaye, nta biryo ndaguha, urataha uko waje. Imyaka 20 ukazajya uza ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Imyaka 20 igashira nta n'umuntu n'umwe ukubwiye ngo Korodina twaramukunze. Urumva kitari ikigeregezo? Ibaze nk'ubu wenda urugero umugore wawe aratwite nta n'ibyo nzi. Abandi bagore babyarira amezi 9, wakazama imyaka 20 atari yabyara. Ibaze umwana wawe ari kwiga, wenda ari muri garidiyene, akazashika imyaka 20 atari yaza n'umuzina gumwe ngo akwereka amanota. Ngo bageragezwa imyaka 20. Ibyo nta nubwo nshatse kubitindaho. Bibiliya yavuze ngo umunsi umwe Abisirayeli bashega amavi hasi, babwira Imana bati Imana, imyaka 20 tutarya tutanywa tutambara, batadukunda batwanga. Imyaka 20. Ibaze umwaka bazunda turi kubona ndi mubi. Ubusuri kubona ibi bintu bitambera, ibi bintu ntago mbere none se uri kubona bimeze ngo imyaka 20. Ngo bashira hasi amavi babwira Imana bati Imana turananiwe, noneho hasigaye wowe, ni wowe mutabazi wacu, ni wowe murengezi wacu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo basenze Uwiteka yumva gusenga kwabo. Haleluya. Basenze ngo Uwiteka yumva gusenga kwabo, ngahagurutsa umuhanuzi witwaga Debora. Icyama Imana ikaguhuza n'uyu muhanuzi konkro. Duhura n'abahanuzi batubwira ngo murapfuye, ngo murarimbutse, ngo mutange ibitambo ngo birinde urugo rwanyu, ngo mwitange gutya na gutya na gutya. Ariko ngo Debora waraza nta kindi ashingiyeho, nta kindi arebye, ngahita avugana n'umwami witwa Baraki. Ngaramubwira ngo Baraki we, umaze imyaka 20 udwana byaranze, waracuruje urahomba, warahinze urarumbya, waroroye zirapfa, warashatse uruguru uvamo, abantu barakwanga bakubenga ntacyo wabakoreye, abantu bagutuka ntacyo wakoze, urabwiriza ntihagire n'ukubwira ngo I love you, urahanura ntihagire ukubwira ngo wasubi. 20 rashize. Ariko Baraki wereka nkubwire, haguruka mu bibazo wari ufite none, haguruka mu nzara wari ufite none, haguruka mu bibazo wari urimo, kuko uyu munsi kuri 23 ari Uwiteka kugabijeho umwami witwa Sasera. Aramubwira ngo mbese Uwiteka azi ukurangaje imbere. Bibiliya avuga ngo Baraki ahagurukana n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, ngo barahaguruka bava ku musozi witwa Tapora, bava ku musozi nyine w'uburushi, bava ku musozi w'amarira, bava ku musozi
ngo bavuye ku musozi ngo bageze aho bagombaga kurwanira n'izi ngabo z'abanyakanani ngo Uwiteka atatanyiriza. Nta ikibazo ni ukuranga utari kubyumva. Uwiteka atatanya izo ngabo, ngo Uwiteka atatanyiriza ingabo na Sisera imbere y'umwami witwa Baraki. Urumva gusenga ariko ni ukuri. Baraki wamunesheje, Baraki wamurimbuye, Baraki watumye atarwo, Sisera watumye atabyara, Sisera ngo Imana itatanye imbaraga zose za Sisera. Imana itatanye ibyabahigaga uyu munsi wa none. Hallelujah. Itatanye ibyabagoraga uyu munsi wa none. Amen. Imana itatanye uburwayi umuranye igihe kirekire. Hallelujah. Komana uzi ko mutabyumva we. Ndikumva. Itatanye inzara wagize uhereye none. Imana Uwiteka iravuze ngo itatanyiriza imbere ya Baraki umwami witwa Sisera n'ingabo ze zose n'amagare ye yose. Biratatana. Bimwe bija muri Amerika, ibindi bija muri Kongo, ibindi bija muri Tanzania, ibindi bijaye. Urumva ntago bikiri umutwe umwe, ntago byashoboka. Bibiliya avuga ngo aratatanye ngabaneshesha inkota. Iyi nkota rero ntago Bibiliya itubwiye ngo ni yande, ariko iyi nkota birashoboka yuko ari ryasengesho Abisirayeli basenze na Baraki agasenga. Ngabatanyisha inkota. Ngo Sisera ubuka mu igare ry'agahubuka ngagenda yirukanka nyomboka ngagenza n'ibirenge. Uburwayi bugenda n'ibirenge ubureba. Amen. Inzara igenza ibirenge itunge ugireba. Siko mutabyumvise. Tugiye kwisengera. Inzara igende n'ibirenge, yondoke igende imvire mu rugo, imvire mu baturanyi, imvire mu nshuti zanjye mu izina rya Yesu. Ntabwo nkubwire ko mba ndi kumva. Haleluya. Amen. Hari ukuntu bitatana. Siko njyewe mbizi. Nanjye. Uzi yuko ibukene bugiye busigaga bubwiye n'inzara biti maze rero wibwiriza ugende. Kurodina nta zindi mbaraga umufiteho. Uwiteka atatanye ibyaguhigaga, atatanye abarozi bakuroze, Uwiteka atatanye inzara yakuryaga, Uwiteka atatanye kubura amahoro wagiraga, atatanye amarira wagiraga. Uwiteka yirukana ibyaguhigaga byose uhereye none kuzageza ku iteka ryose. Turagushimiye Mana yacu. Nini wayasika menivosaya shayabini wayasika tutayasisibo batakuwa. Uri Imana ishoboye. Uri Imana ishoboye byose. Ku manywa y'ihangu uriyeka abantu bawe, ku izuba ryinshi ukiyereka abantu bawe. Mu gihe cy'imvura waranyiyeretse ndakubona, wanyiyeretse abantu bananiwe, unyiyereka bafite imbaraga, wanyiyeretse bahari, unyiyereka batanahari. Ndabigushimiye nuhimbazwe. Nini wayasire menivosaya shayabini wayasika. Turagushimiye Isaya none tukweretse ubwoko bwawe budukurikiranya aya masaya none ndetse natwe turimo. Turasenze Uwiteka, dufite umwami witwa Sisera n'ingabo ze batubereye ikibazo. Turahinga tukarumbya ni Sisera, turacuruza biganga ni Sisera, turorora zigapfa ni Sisera n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu Kristo abantu babuze urubyaro ni Sisera. Ariko turasenze uhereye none ngo uyu munsi tatanye imbaraga zose z'abadayimoni, tatanye imbaraga zose z'abazimu, tatanye imbaraga zose z'ubudwayi bwari bwarabasaba abantu, kanseri zitatanye, mugigu zitatanye. Uwiteka utatanye diabete n'imivuduko, tatanya imyijima, imitima, impyiko, izo ndwara zose uzitatanye mu izina rya Yesu. Tatanye imiro yose yatwikaga abantu, tatanye amajwi yose ahamagara ubwoko bwawe, tatanye imbaraga zose ziva ikuzimu, imbaraga ziva mu barangi zose uzitatanye. Ubwoko bwawe Mana ndasenze cyane kugira ngo ineza yawe, urukundo rwawe uhereye none bibomeho, kandi uhereye none inzara inyomboke ku bwoko bwawe igende babubona. Uhereye none kubura urubyaro binyomboke abantu babibone. Uhereye none kugumirwa binyomboke. Uhereye none Bibiliya yambwiye ngo Sisera yahubutse mu igare. Ubukene buhubuke ku bantu bwawe bugende, inzara ihubuke ku bantu bawe igende. Uwiteka uburwayi, kwambara ubusa bihubuke ku bantu bawe bigende. Uhereye none nasenze kugira ngo ibyari byarabase ubwoko bwawe
byose ubitatanye bigende, kubera ko uri data wa twese mwiza. Urakoze nyir'ingabo Imana, ngaho ganza utegeke kuri twese. Dusengeye abantu bose bafite ibyifuzo kugira ngo ubasubize. Abashaka amafaranga yabahe, abashaka ibiryo bibahe, abashaka imyambaro yibahe, abasore bakeneye abagore ubabahe, abakobwa bakeneye abagabo babahe mu izina rya Yesu. Ababyeyi bakeneye abantu babahe mu izina rya Yesu. Abanyeshuri bakeneye ubwenge ububahe mu izina rya Yesu. Abantu bawe bose abakeneye ubwishingizi mu kwivuza ububahe. Kandi Uwiteka, turasenze kugira ngo abakeneye imyenda ubambike, turasenze ngo abari mu nzu z'imbohe ubakuremo, abambaye ubusa ubambike mu izina rya Yesu. Turasenze ngo abari mu bukode ubahe amazu, turasenze ngo abantu bose batari bakwemera nk'umwami n'umukiza ubahe kukwemera ndetse no kukumenya. Kandi Uwiteka, abantu bose bataragira iterambere muri bo ubahe iterambere, kuko uri data wa twese. Abantu bose bataramenyekana kandi uri kubona ari ngombwa ubamenyekanishe, kuko uri data. Urakoze Mana, tanga umugisha ku bwoko bwawe bwose buduteze amatwi cyangwa budukurikiye isaha none. Utanga umugisha ku bantu bose bakwemera ndetse n'abatakwemera. Utanga umugisha ku batuye mu Rwanda no batuye mu mahanga. Tanga umugisha ku bantu bawe bose mu izina rya Yesu. Abarwaje none ubahe umugisha kandi ubakirize, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Witamure muri byose, abacuruzi bahe kunguka, abahinzi bahe kweza, borozi bahe kororokerwa mu izina rya Yesu Kristo. Utanga imigisha ku bwoko bwawe. Urakoze Mana, ngaho tugire neza, utuganze, utubambire amahema, buri wese umwiyereke kuri iyi tariki, kubera ko wavuze ngo Abisirayeli basenze uwo munsi abari gucogoza imbaraga z'umwami witwa Yabini. Natwe dusenze wumve gusenga kwacu, ucogoza ibyatugoraga n'ibyaduhigaga, kubera ko uri data wa twese mwiza. Urakoze Mana, urakoze ko hari icyo ukoze ku bwoko bwawe, kandi urakoze ko hari amateka menshi ugiye guhindura ku bantu bose badukurikiye. Urakoze, ngaho ganza utegeke muri byose mu izina rya Yesu, amen. 07861511 niyo nimero y'umuhanuzi Nigena Claudina. Wamukenera niyo yamuhamagara. Harumare nibeshemo 07861511 we yaraye gukorora, niyo mpamvu nyivugiye kuko ndanayifite. Bakunzi ba Concordia TV show, umutware w'ingabo witwa Sisera, Imana imutatanye, igara agenderamo irimukuremo, agende n'amaguru nk'uko byabaye, ubundi Baraki akagira ate akanesha. Yego, hari Sisera w'inzara, hari Sisera w'amadeni, hari Sisera wo kutabyara, hari Sisera wo kutashinga urugo, hari Sisera wo kutabona akazi, hari Sisera wo kuba mu ikodi imyaka myinshi. Turamwamaganye kugira ngo ahunge. Ni gutya ikiganiro tugisoje. Amen.